izina ry'Imana Data Nyirimbabazi, amahoro n'imigisha by'Imana bibabeho kandi bibane namwe. Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira amahoro no kugira ihirwe, abari mu gisibo mugira igisibo cyiza kandi mukomeze mugubwe neza. Mukomeza kuzirikana abatamerewe neza mubasabire, musabire inshuti n'imiryango ndetse n'abavandimwe. Uyu munsi ikintu nshaka kutuganiraho ni ikintu benshi twita ikibazo, abandi tukacyita icyaha, abandi tukacyita amakosa, abandi tukakibona nk'ikintu gisanzwe. Ikintu tujye kuganiraho ni ikivuga ngo ese umukobwa cyangwa umumama kuba yabyarira iwabo ni ikosa? Ikindi akandi gapo turi buganiro turibaza tuti ese ikosa ni iryande? Ikindi kirabaza ngo ese nyuma y'uko abyaye, cyangwa wowe wabyaye, nyuma y'uko wabyaye witwaye ute? Akandi gapo kakavuga ngo ese wongeye kubyara bwa kabiri, ese nabyo ni ikosa? Ese ni ibiki? Byose ni ikosa ryande? Icya gatatu ikindi turi burebeho, urumva ushobora kuba maze no kurenga bitatu, nese twe tubafata gute nyuma y'uko babyaye? Ni bashiki bacu, ni bakuru bacu, ni babyara bacu, ni abavandimwe, tubafata dute? Icyo nicyo turi burebere hamwe mu minota mike tugiye gukoresha. Murambabare amaze iminsi nari nararwaye, ariko abajya basengera abantu muri rusange abansabiye, Imana ishimwe ko ubu nameze neza, usijwe ntiramera neza, ariko hamwe no kwihangana nizera ko biri bugende neza kandi bikaba amahoro. Icyo twari twahereye ni ukwibaza ngo ese kubyara ni ikibazo cyangwa kubyara ni ikosa? Kubyara ku ruhande rwanjye ntabwo ari ikosa, ariko ku ruhande rwa benshi ni ikosa. Reka mbanze nsobanura impamvu atari ikosa. Kubyara ntabwo ari ryo kosa, ahubwo kuba warabyaye mu buryo utateganyije ni ryo kosa. Kuko kubyara byo ni ibintu bisanzwe, abantu basengera urubyaro bakarubura, abandi bakarubona, ariko kuba umuntu yabyaye ntabwo ari ikosa, ahubwo ikosa ni uburyo yabigenjejemo. Ikindi, ese wabyaranye nande? Uwo muntu mwabyaranye mwabipanze gute? Ko ari ibintu byabatunguye, rimwe na rimwe nawe ufite abantu watengushye, ufite uburyo wabikozemo butaciye mu nzira nziza, atari byo ababyeyi bifuzaga, atari byo ababyeyi bifuza ko wakora, atari byo basaza bifuzaga ko wakora, ariko byarabaye. Kuba byarabaye rero ni kimwe, nuko uri mu byitwaramo nabwo ni ikindi. Rero twe kubifata nk'ikosa, imbere y'Imana ni icyaha, imbere y'ababyeyi ni amakosa, imbere y'abavandimwe ni amakosa, ariko ingaruka nyinshi zigaruka kuri wa wundi wabikoze, kuko yakoze ibintu atateguye, yakoze ibintu atatekerejeho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga anaba mu kaga, ariko nyuma yamara kubyara tukagenda tukamwakira, tukabana nawe, tukagira nibura uburyo tubigenzamo. Ikindi ni uko iyo ibyo bimaze kurangira, hari uburyo dufata wa umwana turamukunda, tukamwishimira, tukamuterura, tukamunezererwa, ariko ugasanga mama we ntabwo tumufata neza. Rero ikosa yakoze ntabwo uwo mwana ari victime yaryo. Tumwiteho, dukora inshingano zacu, kandi n'uwabikoze nawe ni uwacu. Ahubwo ese nyuma y'uko abikoze twamwakiriye gute kugira ngo nibura yisanga akiri uwacu? Ese we yitwaye gute? Icyo nicyo tugiye kurebaho mu kanya gato, ariko reka tubanze turebe ngo ese ikosa ni iryande? Ikosa ni iry'aba babyeyi batareze umwana neza, ni iry'aba babyeyi bamurize umwana ntabumvire, ni iry'aba babyeyi batigeze bita ku buzima bw'umwana bwa buri munsi ngo bamukurikirane, ni iryande? Ikosa first of all ni iry'umukobwa wagiye kureba umuhungu, cyangwa umuhungu wamubwiye amagambo meza menshi, yamuha utuntu twiza twinshi, cyangwa se hari n'ubundi buryo byagenzemo nge sinshaka kujya kubunyuramo, ariko yisanga yasamye. Icya mbere, ntiyatekereje iminsi ye yari arimo yo gusama y'uburumbuke, ibyo ntiyabirebye. Icya kabiri, niba yarabashije kuba yatwara inda, yaba yarananduye indwara z'ibyorezo. Rero ikindi agomba kwitaho, ese basi nibura yabanje gutekereza ko niba atirinze kuba yasama, yakaba yanirinda ubuzima bwe, yakaba yaburinda indwara, ku buryo nibura amera neza. Ariko
niba ibyo byarabayeho nabanza arebe ko ubuzima bwe bumeze neza, hanyuma ubuzima bukomeze. Ntabwo ubuzima buhagaze, ntabwo ubuzima burangiriye aho ngaho. Ikindi ni uko iryo kosa ni iry'umukobwa, kuko niwe wijyana, niwe umarana amezi 9 yanda, wa muntu yizeye hari igihe atanayemera, igihe ihakana cyangwa yanayemera, ntagire icyo amumarira, ntagire icyo amufasha. Ugasanga rimwe na rimwe umwana agiye kuba ubuzima bugoranye buzahora bumwishyuza ngo ese papa ari he se, ko kiba ari umuntu abandi tutabana. Wa musore yazishakiye undi mugore, ugasanga utangiye kwigereranya nawe, ariko ntabwo wagakwiye kwigeranya nawe, kuko ibyabaye uwo mugore waje nta ruhare yabigizemo, kandi kuba uwo mugabo yarafashe icyemezo cyo gushaka undi utari wowe, nabyumva ko ari irindi kosa ryawe. Uvuze ngo wibeshye umuntu, birashoboka kuba utaranamwibeshyeho, ariko ugasanga we ntabwo yanyuzwe cyangwa ntabwo yashimye ko mwakomezanya ubuzima bw'urukundo cyangwa bw'urugendo rwo kubyarana, agahita mu ndi. Rero uriya muntu ntuzamurenganye, abana uzagerageze ubaganire neza, ubafate neza, ubaganirize neza, ku buryo aba umwana wawe yaba umwe yaba bangahe bazahuza na wa wundi. Ariko icyo kandi nacyo ndaza kongera ngaruke kuvuga ngo ese ubundi kosa ry'uriya mukobwa ubyaye rimwe akongera akabyara kabiri akongera akabyara bwa gatatu, ikosa ryo riracyari irye aho bigeze. Hariya bari bita bavuga ngo noneho ngo niryande nirye koko, ariko ndaza kukwereka ukuntu atari irye nyuma yo kubyara umwana wa mbere. Ikindi ni ukuvuga ngo ese nyuma yuko abyaye yitwaye ate? Hari abamara kubyara kumva ko ubuzima burangiye bakiheba, bagatangira kujya mu kwishora mu busambanyi budafite umumaro, budafite n'ikinyabupfura, budafite n'aho bizamugeza. Ariko nyaboneka ibyo bintu mubihagarike, ibyo bintu mubireke, ntago ari byiza habe na gato, habe namba ni bibi. Rero nyuma yuko wabyaye hari ababoneza urubyaro, hari abitera udushinge, hari abakoresha ibinini, hari abakoresha protection zigiye zitandukanye, ariko ibyo byose ni uburyo bwo kwirinda. Ariko icyakabaye kizima ni ukwitwara neza, ukongera ukabera abo mwabanaga mu buzima bwa buri munsi b'ababyeyi bawe inshuti nziza, ukababera umwana mu rugo, ntongere gukora amakosa, ukarindira Imana ikazaguha wowe muzabana, kuko ko warabyaye rimwe ntago ari iherezo ry'ubuzima bwawe, no ko warabyaye bwa kabiri iherezo ry'ubuzima bwawe. Rero natwe dukwiye kubagendera neza, kugira ngo bibagendekere neza, tukababera abavandimwe nk'uko byari bisanzwe, tugakomeza tukabitaho, tukabababarira. Birababaje, ariko tuba tugomba nibura kubumva, kuko nabo n'abana. Twe tubafata nabi, ariko ntabwo twagakwiye kubafata nabi, kuko nabo bafite ubuzima, bakeneye care, bakeneye kwitabwaho. Nubwo kubyakira biba bitoroshye, ariko tujye tugerageza, gake gake bizakunda. Ikindi ni umukobwa wabyaye rimwe akongera akabyara bwa kabiri, birashoboka ko yanabyara bwa gatatu, yewe birashoboka ko yanabyara bwa kane, kubera ko abakobwa bajya bavuga ngo urupfu rwabo ruba mu matwi, hamwe urw'abahungu ruba mu maso ibyo bareba. Ari igihe umusore aza akakwereka ukuntu rwose wagutenda ari umugome, yaguhemukiye, yakubera umwana mubi, yewe utanakwiye no kugira iki, akagufasha kwita ku wa mbere, ukabona ni umusore mwiza, n'umugabo mwiza, wakifuje kugumana nawe, ukisanga wongeye wamufungukiye, akagutera inda, akongera nawe akaguta akigendera. Rero iryo kosa ndibona ko uwo mukobwa noneho aho bigeze ni ribaye rya wa muhungu wagaragaje ko ari umuntu mwiza, ari umupapa mwiza, ariko nawe atari umuntu ubashije gukomeza inshingano, akaguta akaguhemukira. Ikindi niba wabyaye bwa kabiri bwa gatatu, nabwo birashoboka ko umusore ashobora kuza akakwereka ko ari igitangaza, babana akabitaho, nawe akakwitaho, akanakugira inama, yewe ukabona abaye umupapa mwiza, ukavuga ngo ese niba yita ku bana batarabe babiri, uwa gatatu aramutse ajemo ari we, noneho ndumva aricyo nakamwituye, ntabwo abana yabitaho akabishobora, kuko n'ubundi yabikoraga ntayo mwana we afitemo, ntabwo mwaryamanaga, ukumva rimwe na rimwe nta kindi wakora usibye nawe kumubyarira. Rero iyo umaze kumubyarira, nawe ashobora kuguta, ukagira abana batatu, abantu bakabona nturi umukobwa muzima, uri igicucu, uri ikintu kibi, bakagutuka ibintu bitandukanye. Ariko ntabwo uri igicucu, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa w'icyitegererezo, uri umukobwa ufite umutima wizera abantu, ukumva wanabagirira neza, ariko abugirira neza ntibagirirwa neza. Ni abantu batumva, ni abantu batakubashye, ni abantu batifuza yuko watera imbere, ni abantu barimo barangiza ibyirari n'ingeso zabo. Ahubwo wowe ukwiye kubirinda,
ukagira ubwenge. Rero umukobwa nakugira inama igira ngo ntuzigere ugira umuntu n'umwe ufungukira as long as mutarasezerana, ubona nta silence y'ubuzima ufite cyangwa we yaguha, nibura uzirinde, utinye icyaha, wubahe Imana maze uzanezeza ababyeyi bawe. Ni byinshi ku iyi topic twayiganiraho, ako kanagira ngo nkazanemo umwanya mutoya mbasuhuze tukaganireho, nibura ngira ngo nzagategure tukaganire neza. Hari ubuhamya bwinshi butandukanye tuzagenda tubucamo turebe uko bimeze. Hamwe na Huguka online TV, mukore subscribe, musharinga ikiganiro, kandi nihanganisha abantu baba baraciye mu ubwo buzima, mubumve ko ari abantu nabo, mubizere kuko bafite ibitekerezo, ariko munabibutse mubagira inama yo kwiyitaho, kuko gukomeza kubyara bidafite icyerekezo ngo nuko wizeye umuntu, nuko wakunze umuntu, nuko wagize gute, ntago ari ibintu byangombwa, ntago ari ibintu by'ingenzi. Nukuri nyaboneka, abo bana ni abacu, abo bakobwa ni bashiki bacu, turi basaza babo, ni abagore bacu. Niki niba uzi ko ari inshingano wahunze, umugabo ujya mu nshingano. Niba uzi ko ari inshingano wahunze, subira inyuma ugenda ujya mu nshingano, wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa mumama we, wa mupapa we, wa musore we, kuko bariya abana ejo ntuzi icyo bazaba cyo, kandi hari igihe uzabakenera ugasanga amazi avuye kuvoma yarakuze, uyakeneye ugeze mu zabukuru. Ni ukuri mwiteho, mufashe, kandi umubere umuntu muzima. Ni ukuri ikizima kiba gihari nuko twakagiye tugira ibyo dukora tuticujije, tukagira icyerekezo. Ni ukuri murakoze, mugira umunsi mwiza. Nta menshi mfite yo kubivugaho. Iki kiganiro ndashaka ko tuzakiganiraho mu buryo busa nk'ubweruye, tukafata n'ubuhamya bugiye butandukanye. Ndabakunda cyane, murakoze kandi Imana